Thank you. Up here we have Dr. William Samuel Ruto, CG. Samuel Ruto nawe bamwakirira perezida wa Kenya, nawe bamuhaye ikaze n'abandi baperezida bose bagiye bahagera. Akaba nawe muyobozi nanone wa East African Community muri kano kanya tuvugana, nawe bamuhaye ikaze. We also have His Excellency Dr. Emerson Dambuzo Mnangagwa, President of the Republic of Zimbabwe. Perezida wa Zimbabwe nawe Nambuzo yarahari, nawe bamuhaye ikaze. Ndetse akaba ari nawe uhagarariye SADC. We do have participating online His Excellency Felix Antoine Tshisekedi. Ndetse Antoine Tshisekedi perezida wa Kongo nawe bamuhaye ikaze, nubwo iyi nama watigeze yigeramo bamuhaye ikaze kuko yarari kuri ekara bamureba kuri ekara nawe ari kubareba iri kubera mu nama ku buryo n'igitekerezo ari buze gutanga aragitangira kuri ekara. We ntago yigeze agera gusa premier ministre w'igihugu cya Kongo Judith we yarahari ari muri iyi nama. Tshisekedi nawe bamuhaye ikaze, bari kumureba kuri televiziyo muri iyi nama, bari kumureba iri kujya mbere nawe abareba nyine baganira ku buryo bashobora kuba bavugana. Hago yahageze ariko arahari nyine mu bundi buryo ibiri kubera mu nama ari kubumva ari kubareba. Tshisekedi nawe bamuhaye amashyi yo kumwakira. His Excellency Hassan Sheikh Mohamud, President of the Federal Republic of Perezida wa Somalia nawe bamuhaye ikaze nawe ari mu bitabiriye ino nama. His Excellency Poka of the Republic of Rwanda. His Excellency Museveni, President of the hano twashyize imbere tugomba kugenderaho ni ibibazo bya Afurika gukemurwa n'ibisubizo bya Afurika by'abanyafurika. Iyo nama iba ari inama nziza cyane n'icyo avuga abanyafurika ubundi arukuntu bagize ibibazo byo kubona ukabona bari hakurya iyo hose bagiye kuvuga ibibazo, ariko nguko abayobozi bwabo baba bateranye ba Afurika ibisubizo bya Afurika ibibazo bya Afurika bigakemurwa n'ibisubizo n'ubundi byatanzwe n'abanyafurika nguko bateranye. Nicyo yavugaga ati nicyo twashyize imbere ko ibibazo bya Afurika bikemurwa n'ibisubizo bya Afurika, nibyo bari gushakira hano. Challenges that have heavily niyo mpamvu dukwiye kuzamura ikibazo nk'iki ngiki tukakiganiraho kuko ni ikibazo kiri gutuma n'ubuzima bw'inzirakarengane z'abasivili bahasiga ubuzima. Ndetse Samia Suluhu yakomeje avuga ati ndagira ngo hano tuze kuhakura ibisubizo byakongera gutuma abaturage ba Kongo bongera kubona umutekano wabo bakabona n'amahoro yabo nk'ayo bahoranye nubwo bamaze igihe kinini batayabona. In our efforts to end violence, foster stability and create an environment where peace, security and development. Samia Suluhu hanini yakomeje agenda ababwira ati dukwiye gushyira hamwe tukunga ubumwe ndetse tukahagarika uru rugomo n'ubwicanyi buri kuba n'ibibazo byose bijyanye n'umutekano muke tukabihagarika. Ndetse asoze yongera kubaha ikaze avuga ati mbahaye ikaze mureke ikiduhurije hano kibe nk'amahirwe yo kugira ngo ikiduhurije hano Dar es Salaam kibe nk'amahirwe yo kugira ngo tuvane ibisubizo hano bizima biri buze guhagarika ibyo byose bitari kugenda neza. Welcome to all of you and wish you productive deliberation. Asante sana, thank you very much. Merci beaucoup, Omri Brigado. Thank you. Oni Samia Suluhu bamuha amashyi. Your Excellency and Co-Chair Dr. Emerson Dambuzo Mnangagwa, Chairperson. Uwakurikiye wahise uhabwa ijambo muri iyi nama cyangwa se wahise uvuga ni Perezida William Ruto wa Kenya. Ibisanzwe ubwo nawe yabanje gushimira abayobozi by'umwihariko ibihugu bya SADC, ibihugu bya East African Community byageze hariya n'abandi bayobozi bose muri rusange bari muri iyi nama. Dr. Samia Suluhu Hassan, President. By'umwihariko William Ruto yahise akomeza ashimira mushiki we cyangwa se yita mushiki we Samia Suluhu amushimira ko yarabashije kubakira ubwo yamusabaga ko iyi nama yazabera. Ruto nawe bimusabye amusaba ko iyi nama yazabera muri Tanzania akaba hostinga Samia Suluhu akabyemera kandi akaba yabakiriye neza. Nawe yamushimiye mu ijambo ryatangiye avuga William Ruto. Separate extraordinary summits in order to deliberate on the concerning security situation in the Democratic Republic of Congo. Ndetse yakurikijeho gushimira uturere twose aho yashimiraga akarere ubwo k'ibihugu by'amajyepfo bwo ni SADC ndetse na East African Community, anashimira by'umwihariko SADC kuba mu nama baheruka gukora ya nama y'igitaraganya yabaye Harare, bafashe umwanya wo kuganira ku bibazo bya Kongo ndetse ari nabyo byari byatumye iyo nama iba, bakanahitamo rwose kwemeza ko ibyari byasabwe ko inama zabahuza noneho EAC gahura na SADC
William Ruto yatangiye avuga ati twese bagenzi banjye uko muri hano ubu muri kano kanya tuvugana twese turi kurebana amaso ku maso n'ikibazo kiri muri Kongo kandi kiratureba cy'umutekano muke, ndetse icyo ni ikibazo kiri kudusaba ko twese imbaraga zacu zose n'umwanya wacu tubiha kino kibazo. Region of DRC has been engulfed in a devastating conflict for over 2 decades now. William Ruto yakomeje avuga ati uburasirazuba bwa Kongo ni ahantu hamaze imyaka irenga 20 habera amahano ateye ubwoba, aho ayo mahano amaze imyaka irenga 20 abera mu burasirazuba bwa Kongo kugeza amaginga ya ni ibibazo n'amahano amaze gutwara ubuzima bw'abarenga ibihumbi, ibindi bihumbi n'ibihumbagiza ubwo ni mu mamiliyoni ubundi urebye amaze gukurwa mu byayo yabaye impunzi cyangwa se barimutse bagiye bakurwa mu byo bakavaho babaga bakajya ahandi, aho abaturage batuye muri abi bice bagiye bahura n'ibibazo by'igihombo, kubura ababo ndetse no gusubira inyuma, ntibatera imbere ahubwo bagasubira inyuma buri gihe, ugasanga bari gusubira inyuma batera inyuma abaturage bo muri ako karere, kandi mu by'ukuri igihugu cya Kongo ari mu bimwe mu bihugu byiza cyane bitanga icyizere kuri iyi si yacu turimo muri kano kanya. Uwo ni William Ruto. The increasing fragility the situation presents and that only collective action. William Ruto yakomeje avuga ati ibibazo biherutse kuba by'umwihariko muri Goma no hafi yaho ni bimwe mu bitwereka ko ibyabaye muri iyi minsi, ni bitwereka ko ikintu gikenewe muri kano kanya ari ibiganiro, gushakira hamwe no gukusanya ibyo twakora byakosora ibyabaye kugira ngo hano hantu hagaragara igisubizo kirambye cy'amahoro. Birasabwa ko hakorwa ibiganiro ndetse birasabwa ko tureba ukuntu twagarura amahoro mu buryo burambye, kandi ibi byose bigomba kubera hano. To actualize the ceasefire and specifically on the M23 to hold further advancement. William Ruto yakomeje avuga ati by'umwihariko icyo dusaba impande zose bireba nuko zaba zihagaritse kurasana cyangwa se zaba zirahagaritse intambara hakajyaho agahenge. Ikindi by'umwihariko dusaba M23 muri iyi nama nuko M23 yabihagaritse ibikorwa iri gukora byo gukomeza ijya no gufata ahandi, kuko ubu tuvugana M23 yakomeje gufata henshi iri kugenda isatira Bukavu. Rero mu byo William Ruto aravuga ati icyo dusaba M23 muri kano kanya nuko yabihagarikiye ahiri ibyo bikorwa byo gukomeza igenda yavanze igenda ifata n'ahandi. And the armed forces of DRC to seize all retaliatory measures. Ndetse nanone William Ruto akavuga ati ikindi twaboneraho gusaba n'abasirikare ba Kongo cyangwa se leta ya Kongo nuko leta ya Kongo nayo yaba ihagaritse ibyo bikorwa byose yari iri gukora cyangwa se uburyo bwose yatekerezaga ko yakoresha yihorera cyangwa se isubiza ibyo yakorewe, cyangwa se hari ukuntu nyine umuntu nawe abaraka akaba yakoresha ubundi buryo kikugira ngo nawe yihimure, ubwo buryo leta ya Kongo yabibuhagaritse bwose. William Ruto akomeza avuga ngo ndetse leta ya Kongo nayo igahagarikwa kurasana urugamba, bose impande zombi zigahagarika kwatakana. Ati ibyo ngibyo nibyo byatanga icyizere ko ibiganiro tugiye kujyamo byubaka, ndetse ibyo biganiro byubaka tugiye kugira tukanaganira uburyo ki tuza kubishyira mu bikorwa, apana kuvuga ngo bihereye mu magambo gusa. Ibyo ni muri byo biri buze kutugeza ku kumvikana, noneho tukemeza ko hagomba kubaho amahoro arambye. William Ruto yakomeje avuga ati ibihugu byose biri hano twese tubarizwa mu muryango wa African Union, ndetse tukanabarizwa mu muryango w'abibumbye, ibihugu byose by'isi hafi byose yabihuriyemo. Ati niyo mpamvu twese twumva kandi tukanubaha amategeko y'ibyerekeranye no kubaha ubusugire bw'ikindi gihugu. Kubaha ubusugire bw'ikindi gihugu no gukenera kubana mu mutekano cyangwa se kubana mu mahoro, twese tuzi ko ibyo ngibyo bisobanukiwe bw'ubusobanukiwe ko amahoro yakeneye, nabyo ubwo ngubwo byadufasha twese kubana neza, cyane cyane nk'ibihugu bituranye. William Ruto yakomeje avuga ati kimwe nk'ibihugu byubaha amategeko mpuzamahanga twese tuzi ko ari ingirakamaro cyangwa se ari ngombwa ko tugomba kubahana hagati nk'ibihugu, tugomba kubaha abashinzwe kurinda amahoro, ntabwo ari abantu b'ibipupe bazanywe aho ngaho, ni abantu bo kubahwa babashaho ko kurinda amahoro, ndetse tukubaha abadiplomati cyangwa se abo ngabo babasha gukora mu bihugu ubwo ngubwo. Nyine yagarukaga kuri bari baherutse gupfa bari abasirikare wenda ba MONUSCO, hakagaruka no kuri bano baherutse muri Kinshasa kujya kwataka amambasade. Biriya nabyo ntabwo ari byo, ntabwo bibaho, uvuga ko ibyo byose byakagombye kubahwa. Yakomeje William Ruto avuga ati kuba twese duteraniye hano ni ikigaragaza ko igihe cyo gukora ari nonaha, cyo kugira icyo dukora kuri iki kibazo ni nonaha. William Ruto yavuze ngo ubuzima bw'amamiliyoni n'amamiliyoni bw'abantu bushingiye kuri twebwe muri kano kanya n'ubushobozi dufite kuba dutekereza neza ibiganiro turi buze kugirira hano, ibyemezo byiza turi buze gufata
ibyo byose mbega imyanzuro turifatira hano myiza, ibiganiro byiza, ibisubizo byiza tugomba gushakira hano, ibyo bisubizo nibyo bihetse ubuzima bw'abantu amamiliyoni n'amamiliyoni. Mbega ni kuvuga ati abo bantu bari mu biganza byacu bitewe n'ibyo tugomba kuganirira hano. Akomeza avuga ati tuze kurangwa n'umutima mwiza cyangwa se n'impuhwe tugirira abo ngabo bose b'abasivili cyangwa se abaturage bari guhura n'ibibazo by'umutekano muke. Mu byemezo dufata n'ibyo n'ingamba dufatira hano n'ibyo tuganiraho, twibuke kugirira impuhwe abo bantu no kubatekerezaho ko aribo turi kubikorera. William Ruto yakomeje avuga ati ibibazo bimaze iminsi yo muri Kongo dukomeze kuzirikana ko byagize ingaruka nyinshi cyane by'umwihariko ku gitsina gore, abagore bagiye bahohoterwa, yaba abagore, abana bato b'abakobwa ndetse n'abandi bose bagiye bahohoterwa bagafatwa ku ngufu. Ndetse twongere tunibwe ko ibibazo biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo byagize ingaruka zo gutuma abana batonya bataruzuza imyaka bahabwa intwaro bakinjira muri izi ntambara, kandi kwinjiza abana mu bintu by'intambara ntago biba ari byo. Twibuke ko ikintu cy'ingenzi ari ugushyira imbere ubuzima bw'abaturage n'umutekano w'abaturage ndetse no kuba babona ibyo bakenera byose mu buzima bwabo bwa buri munsi by'ingenzi, uburenganzira bwabo bubemerera. Aba ari cyo kintu dutekerezaho cyane. Uwo ni William Ruto yarakomeje. Yaboneyeho no guhamagara imiryango mpuzamahanga yibwira ati imiryango mpuzamahanga namwe ntago muhejwe, mugomba gukora uruhare rwanyu mu kugarura amahoro muri Kongo cyangwa se mu gutanga ibisubizo by'iki kibazo. It is equally clear that such a conflict cannot be resolved through military means. We must resist the temptation to think that we can somehow shoot or bombard our way into a solution. William Ruto yakomeje avuga ati ikindi tugomba kumenya muri ibi ngibi nuko tugomba kwirinda kumva ko ibibazo bihari byakemurwa n'intambara cyangwa amasasu. Akomeza avuga ati twirinde icyo ari cyo cyose cyatuma wumva ko kuturitsa ahantu cyangwa kurasa ari byo biri buze kwita bikwinjiza mu gisubizo. Ibyo ntago bishoboka kumva ko igisubizo kizava mu kurasana cyangwa se mu ntambara. Ibyo tubyirinde n'ibyadushuka kumva ko intambara ari buze gukemura bino bibazo. Ruto yakomeje avuga ati uburyo bwonyine bwo gukemura iki kibazo nuko twese twumvikana by'umwihariko iki kibazo tukabanza tukacyumva mu muzi, inkomoko y'iki kibazo, apana ikibazo kucyumvira hejuru cyangwa se kukirebera hejuru, ahubwo tukajya mu mizi tukamenya ngo ibi byose byaturutse. Binahura n'amagambo yagiye agarukaho kenshi mu madisikuru yagiye avugwa na His Excellence avuga ati kuki ubundi muvuga ngo M23, kuki mudasubira muvuga ngo M23 yahagurutse ijya guterura intwaro, ari ibiki biyifashe bitewe n'iki? Ikibazo mu kijye mu mizi mumenye inkomoko yacu, inkomoko y'abo bantu abo ba M23, abo bavuga ngo bari uko bafatwa, ibyo byose nyine babijye mu mizi. Umvuga ko na Ruto avuga ati ibyo bintu bikwiye kujya mu mizi tukabyumva neza, mundi tukamenya ikibazo gikomoka he, kimeze giti, nta kugica hejuru. Nibwo buryo twagikemura mu buryo bwa diplomasi, yakirinda gukoresha intwaro. Excellencies, I am confident that you agree with me that dialogue is not a sign of weakness. Ndetse William Ruto yakomeje yongera kwibutsa abanyacyubahiro bateraniye hano avuga ati ndizera ko mwese twumvikana ku kintu kivuga ko inzira y'ibiganiro atari ikimenyetso cy'intege nke. Ibyo nabyo mbibibutse. Buri hari umuntu uvuga ngo ninjya mu biganiro nkaganira n'abantu igisubizo baragira ngo nuko nta mbaraga mfite cyangwa nta ntwaro mfite ndaba ngaragaye nk'umunyantege nke. William Ruto aravuga ati icyo kintu muze kukigumisha mu mutwe mu bintu tugiye kuganiraho mwese, nizere ko twemeranya ko iyi nzira y'ibiganiro ngo mukemure ibibazo atari ikimenyetso cy'uko uri umunyantege nke wari wabuze imbaraga zirwana ujya mu biganiro. Ahubwo inzira y'ibiganiro ni ikimenyetso kigaragaza ubwenge ndetse n'imbaraga dufite twese abemera kuba twayoboka inzira y'ibiganiro ntituyoboke inzira y'intambara. Ndetse n'ikimenyetso kigaragaza ko twifitemo ubushobozi bwo kuba twakemura ikibazo twihanganye kandi neza kigaca mu mucyo. William Ruto yakomeje avuga ati reka tuze kugerageza kwihanganirana muri twe, buri umwe yumva undi yihanganye. Intego yacu ari imwe, ari ukugira ngo tuze kugera ku gisubizo cyiza kurusha. Mbega baze kumvikana bihanganiranye. Urumva abantu harimo ibibazo gutya